kujya kwa muganga uza kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansindishije. Bagusindishije? Yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze iwanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine ibiki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro zino mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa nibwo uri kujyayo? Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira ubwo n'ukuri baransindishije ntabwo nakujya kuri referansinzi kamere nawe yansirindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini bigiso nabo nkarindira ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu butugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi we aramucikisha kubera ko njye namwanjye n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Pole sana. Ubu ni nk'iyihe nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo? Birinde ikiremwa muntu bikunde tu nta kindi. Birinde ikindi pe ntabwo bikunze nimenye birinde bo bikunde tu kubera ko urumva ko iyo utikunze ushaka abantu aribo bakurangiza ariko iyo wikunze naguha access umuntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo cyerekana ko umuntu aba ari low ariko nabivuga njye nari ndi mu process yo guhita hari abantu baba bakeneye abantu kubera ko baba bari none ndani bakabicisha ibyo bintu bikunde. Iyo wikunze wiha ibyo ari byo byose ushaka ariko iyo utikunze ushaka abantu tubabiguhe nicyo kintu nababwira bikunde tu nta kindi bakora mu buzima bwabo. Urakoze rero cyane kandi wihangane ubwo wenda nandi makuru turakomeza kumenya. Nakone nyine nubwo wasanga ndikigerageje cy'abandi bose nabo babonereho nyine. Merci. Urakoze cyane. Exclusive interview yagiranye na mugenzi wacu bava muri BNB 226 ariko mu magambo ye ngira ngo uretse ibyo twabonye ku gihe Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibu avuga ko ufite amazina arimo Mukaraza ndumva ari ndi bukoreshe gusa ntumbaze impamvu. Mukaraza ubusanzwe ari inshuti ya Shadia utanabihakana. Hari ukuntu yaje n'ubundi ugasanzwe afite karibu kwa Shadia asanga Shadia ngo umuvinyi wari urimo dukone ngo ntitwari duke nuko ngo bakomerezaho kuko yarazanye ngo n'amacupa abiri nawe barakomeza nuko Mukaraza ngo Shadia mu gitondo yabonye ibimenyetso by'uko Mukaraza yazivugije ariko ngo yazivugije Shadia ari no mu mihango. Ni amagambo ya Shadia sayanye. Shadia rero bavuganye ajya gushaka ubutabera kuri RIB n'uwo Mukaraza
ntihaza kuzamo ibintu rero byo gufata ku ngufu hashingiwe ku gusindisha umuntu cyangwa se kumuha ibiyobyabwenge ibyo amategeko afite icyo ateganya. Ntabwo ndi umugenzacyaha. Shadia rwose ngo yihuse nyine ntabwo ari ibyo. Nubwo ejo bundi Dr Murangira Bitieri arimo atubwira ati ibintu byo kugana ubugenzacyaha mwarangiza mukirukanyira ku mbuga nkoranyambaga nabyo sinzi niba izo mbuga nkoranyambaga zikorana n'iperereza, ariko ubanza bitoroshye. Ariko ikirimo ni uko Mukaraza yazivugije kwa Shadia atabihera uburenganzira nyuma yo kumusindisha, nyir'ubwite akavuga ko atatanze uburenganzira kandi Shadia ari mu mihango. Akantu k'imihango ugakuyemo ntabwo inkuru ya Shadia uko yayitanze ntabwo yaba yuzuye. Ubwo rero hahita nkugarukiraho. Ubanza bibababaza cyane kuba umuntu yihaye ziriya gahunda zanyu, mbuze icyo nzivuga, mbuze terime, nta consent mutabyumvikanyeho. Birababaza cyane. Hari n'igihe uba wizeye umuntu ukaba uzi yuko wenda n'uwo muntu ari buze kugutereta neza, ukamuvuga bya nyabyo, ukaba uzi yuko ari buguterete neza ukamwemera cyangwa ukamwangira, cyangwa se utanatekereza ko mwagera kuri iyo level mushobora gusangira agacupa ugataha nawe ugataha utatekereje ibyo bintu. Uretse ko ari gakeya muri sosiyete y'u Rwanda babyumva ko njya nkunda kuganira n'abamotari iyo nateze moto, bambabarira wenda ko aribo ntanzeho urugero, ariko n'abantu b'igitsina gabo, abasore iyo mbabarira ni umukobwa aje kugusura agataha nta kintu, hari ikibazo ati yajya tubwa bazanywe n'iki, ati ubwo nimbaje aba agomba kuza yiteguye. Ariko ntekereza ko mu mitwe y'abantu hari ikintu kigomba guhinduka. Nta nubwo bisobanuye ko uyu munsi nimba asanzwe akwemerera ejo ukabikora atakwemereye bitahinduka icyaha. Ngira ngo biriya bintu ni ibintu bibaho kuko abantu bumvikanye, ariko nyine bikababaza kuba unatekereza uti wenda uyu muntu niyabimbwira neza usanga wenda biriya n'ibikorwa biringirana, ati wenda iyo ambwira ntari no kugira ni wenda icyo nkuramo cyangwa se numva kuko nabikoze kubera ko nabishatse. Ntekereza ko abaye afite ibimenyetso bifatika koko yasindishijwe. Muri interview yiwe aranavuga ati natinze kujya mu buyobozi kwa ko ntarabasoba, ntari bujye umeze ukomeze, atariko atirotipe nari namuhisha n'inkweto ku buryo hari na mugenzi we waje kumutwara aramucikisha, ati n'ubu inkweto ziri iwanjye. Bivuga uwo muntu niba koko yagiye nta nkweto ajyanye, kuki yagiye nta nkweto ajyanye? Ukibaza uti ubwo ni ibintu byabaye hagati y'abantu babiri. Biriya bintu rero nabyo Shadia yariteguye, byanashoboka ko n'uburira atabushashe kugira ngo ibimenyetso bigaragare. En principe Shadia tumuzi nk'umuntu wivugira uko bije nyine niko abivuga, ni sansusi. Yego. Yakubwiye ati ibi byabaye wakurikirana ukareba, ariko kubasha gucura umugambi ujisha umuntu kwa Shadia byaba ari bishya. Kuvuga ko ari umugambi yacuze byaba ari bishya. Ntabwo turi umugenzacyaha turaza kubireba, gusa hari indi ngingo nanone. Uyu ni Shadia uvuze ibi mu cyumweru gishize niba mbyibuka neza, yari Simbi Noeline. Yego. Ati umuntu yantekeye umutwe, ni muri Norvège. Norvège. Yego. Ati bigenda uko nguko. Akenshi na kenshi rero hari ukuntu sosiyete igiye iza abantu. Hari abantu bamwe na bamwe rero bagore cyangwa se abakobwa, iyo bavuze ibintu byabo bijyanye n'ibyo sosiyete yishyizemo kuri bo, wagira ngo barenze urwego rw'uko batahohoterwa, batagira umutima, cyane ko kumva rwose abantu barimo bashaka kuvuga bati mwe dusanzwe tubazi n'ubundi
ni abaryi barimo kuvuga ko bahawe ibiryo byinshi, abantu bakagira ngo ni umurengwe cyangwa se ukwigirisha n'ibiki. Merasi ikintu kijyanye no guhohoterwa, ibyo bintu abantu babigendamo buhoro kuko ntabwo birobanura ku isura cyangwa se ku butoni, nta nubwo bisobanuye kuvuga ngo hari utabikorerwa cyangwa se hari utemerewe kubitangaza kubera ngo uko asanzwe azwi muri sosiyete. Iki kintu cya stereotype bitaza kugutangaza, ntibize kugutungura. Hari nk'abantu baza kuvuga ati buriya bari babyumvikanye ntiyamwishyuye agomba kumuha, bihinduye icyaha, kandi ushobora gusanga atari nabyo. Oya, hari n'abakubwira ko Shadibu yarenze uruhohotero. Ati ubundi umuntu w'umukecuru bamuhohotera bate? Nta muntu badahohotera igihe cyose ukoreshejwe imibonano itashatse. Babigendamo buhoro cyane, abantu bakabiharira ubugenzacyaha. Ku rundi ruhande umukaraza ariko nabonye ari umuntu ukifite imyaka mikera. Paraporo ya Shadibu se buriya mukaraza wavuga umwana yaba amusuzuguye? Ni umwana pe. Umukaraza arengeje imyaka 22 koko. Shadibu rero ngo yazindutse yazivugira, yabimenye bukeye. Hari abantu bavuga ati ikintu cya kabiri kinakomeye kirimo, yawe ni umugore. Kugira ngo umugore ya public agere ku rwego rwo kuvuga ngo bangize ubwe, bangize nabyo kwabyo mbona bitaborohera cyane. Uretse ko birababaje, hari nk'umuntu ukubwira ati dusangira agacupa ukumva ni ibintu bisanzwe. Gusangira n'umuntu agacupa se ni ibintu birenze, nta birenze birimo. Ariko usanze yagukoreye ibyo utatekerezaga, uko utanamutekerezaga ko ibyo bintu mwabikora, bitera agahinda pe. Nta myaka ibaho yo kudahohoterwa. N'abari muri za 80 bajya barega ko bahohotewe n'abagabo. Ikintu cyakanganya kirimo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, Shadibu kuza kuvugira ahagaragara ati yangize muri ubu buryo, narimeze uko nguko. Bisaba urwego runaka rwo kubabara kugira ngo umuntu avuge ati yego, ntabwo nza kubihisha, kuko ntabwo dusanzwe tumuzi ku muntu wikina, cyangwa se yavuga n'ibiki ibyo ari byo byose, ariko sinzi muze kumenyera niba atabaye uwa mbere Shadi yavuze ati yangize. Mu makuru ye naba nzi hari uko yabazwi, hari ibyo aba bimuvugwaho n'ibiki, ariko we ku giti cye turebe niba atari we wa mbere avuze ngo yangize. Ndumva nta wundi muntu mu mateka Shadi yaba yaravuze ati umuntu yampohoteye. Ntabwo byoroshye rero iyo nkuru, ubwo birumvikana ko nka mu gitondo mu nteko y'iwacu ubwo murayigarukaho Yves na Alphonse baje, niko biza naho Paul mama, reka tugarukira ahangaha. Nta byinshi birenze iyo interview Chris yabumvise, ariko nyine bantu rwose mwabasore mwe, umukobwa yagusuye ntabwo bivuga yuko ariko basabye bakabaha cyangwa bakabiba, bari bukora ibyo agomba gukora. Niba wagiye kumusura nawe ntibisobanura yuko yakwangiye ugomba kuvuga ngo uranamunywesha amayoga. Hano hari abantu benshi bajya bahohoterwa gutya ariko bagaceceka akavuga ati se ndabiheraye ko ari njye wari wagiye kumusurara, ndabiheraye ko n'ubundi asanzwe aza kunsurara, bari buvuga ngo iki bavuga ngo iki. Ariko buriya hari abantu benshi nyine bakorerwa ibintu batishimira, cyane cyane mu bijyanye n'imibonano bagaceceka. Ariko si byiza buriya guceceka, abantu bajya bavugisha ukuri. Hari ibintu byazacika mu mitwe y'abantu. Cyewe ikintu ntajya nemera kandi nongere ngisubiremo, ntabwo bisobanura ko umuntu mudahuje igitsina mwiherere, ariko n'abahuje ibitsina numvise ari wowe umerutse kumva avuga ngo mugenzi we yamuhohoteye. Ntabwo bisobanura yuko kuba mwasangiye agacupa cyangwa mwahuriye ahantu muri babiri uzamukoresha imibonano atarashaka kuyikora, mwumvikane. Ariko n'ababa bakwiha kubeshyera abandi nabo nabyo tujya tubibona babireke, maze n'aba bandi babigize umwuga. Ejo bundi twasobanuriwe ko hajemo ibintu byo kwishyurana nabyo ni ikindi nkanswe. Nyamara tubigenzemo buhoro, niba ngombwa abantu bazizirike.